bije bicare bije u Rwanda ntiruzagaruzwa umuheto dufite poro dufite amahoro ayiwewe akunda u Rwanda n'abanyarwanda ayiwewe imvugo ye Nkuko twagiye tubivuga mu biganiro byacu bitambuka hano umunsi ku munsi, u Rwanda rurimo kuberamo irushanwa ry'amagare ku isi cyangwa se ariryo bita UCI, ni shampiyona y'amagare ku isi. Twibutse yuko ari ubwa mbere ibereye ku mugabane wa Afurika, by'umwihariko iwacu hano mu Rwanda. Amahanga yose akaba arimo kubarizwa mu mujyi wa Kigali, by'umwihariko mu rw'imisozi igihumbi. Ni shampiyona abenshi bavuga yuko ari shampiyona iba irimo abahanga cyangwa se ibyamamare mu bagare. Ahangaha wenda ufate nk'urugero, wenda ubigereranye wenda na football, nkuko wakumva ngo Ronaldo cyangwa se ngo Messi ngo bari Kigali. Ni nka gutyo, nushaka kubyumva gutyo, bivuga ngo aba mbere mu magare ku rwego rw'isi barimo kubarizwa mu mujyi wa Kigali hano iwacu. Rero shampiyona izarangira tariki ya 28 ndetse ikaba irimo ibyiciro bibiri, harimo icyiciro cy'abagabo ndetse n'icyiciro cy'abagore. Ubu ngubu akaba nacyo cyatangiye muri rusange icyiciro cy'abagore. Rero nkuko mwagiye mubibona, ni Rere Savine umunyarwanda, akaba na mushiki wa Ndayisenga Valens, ngira ngo abenshi mwamenye mu magare, akaba ari we wabimburiye abandi ndetse akaba ari we watangije iri siganwa ku mugaragaro, ari nawe ubimburira abandi. Isiganwa abenshi bavuga yuko rizasigira u Rwanda ibintu byinshi byiza, haba mu banki n'amahanga, ndetse dore yuko hari n'abakinnyi ngo batangiye kuhakunda, kwa kundi uza gukinira ahantu noneho wamara kuhagera ugahita ubona ibyiza byaho, ukifuza no kuba wahagura ikibanza. Abandi baravuga bati u Rwanda twabonye abenshi, kuko ubwa mbere bari bahageze, abenshi bavuze bati ahangaha rwose tuzakomeza tujye tuhagaruka umunsi ku munsi. Ni byiza kubona isiganwa nk'iri ngiri by'umwihariko ribera mu gihugu cyacu. Natwe abanyarwanda tuba dufite umukoro wo gukora byiza kugira ngo abadusuye bajye bagaruka umunsi ku munsi, abadusuye bagire byinshi byiza babona, ndetse n'ubutaha bajye bifuza kuba bagaruka. Ikindi dusaba abantu ni ukuba abafana cyangwa se bakajya ku mihanda bagafana igare, dore yuko burya igare bararifana, igare rirakunzwe, igare riragenda. Bityo tujye ku mihanda ahatandukanye bagiye batubwira, Kimironko, Sonatube ndetse n'ahandi, bityo tugende tubasha gufana igare. Weho urimo kureba igare uri hehe? Ese ni hehe uhagaze none ahangaha? Ese urimo kurikurikira uhagaze he? Duhure muri comment utubwire aho urimo gufana igare uherereye none ahangaha. Iyi ngiyi ni Tatibu World, mu gace twise Tatibu Update, aho tukugezaho amakuru agiye acicikana kuri social media ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ntugende utibutse gufollowinga imbuga zacu zitandukanye, Instagram, TikTok ndetse n'izindi, hose twitwa Tatibu TV. Ndetse ikindi ntugende udakoze like na share. Ikindi niba utarakora subscribe wibuke kuyikora kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu bambere. Duhure muri comment.